uhorisha amaguru yawe kore imitsi igaragaraho igutera ipfunwe ninkubwira ko jardin yawe umurimo wawe ari ubwo funguzo wo kugira amaguru anyerera atagaragaraho imitsi ngo ayikaze. Ngiye kubahishurira ibanga uruganda rw'imiti rudashaka ko mumenya mu byumweru bike gusa. Iri banga ryuje ubuziranenge rishobora kuba rikubereye riguhinduriye amaguru yawe yari yuzuyeho imitsi aguteye isoni, amaguru yawe rikahinduramo amaguru meza anyerera atafite ubusembwa na bukeya, atari imitsi, atari akantu na gatoya. Wigeze wibaza impamvu abantu bamwe bakomeza kugira uruhu runyerera rumeze neza nubwo baba bashaje? Ikibabi cy'ibyatsi cy'icyatsi, ikibabi cy'icyatsi kibisi gisanzwe rwose benshi muri twe tufite mu ngo zacu ariko batajya rwose bagikoresha, gishobora kuba ibanga ryawe nawe cyangwa se n'abandi bikababera ibanga ryawe. Ni ikibabi cy'indimu. Mu kanya gato ndakwereka umuti wa kera cyane wo mu kiragano cya kera cyane, ikiragano cya kera abantu twese tuzi ubu ngubu, ariko ni umuti wakoreshejwe kuva kera cyane tutaranabaho. Abantu benshi bazi usanga batitayeho cyane, nyamara ufite akamaro gakomeye cyane. Uyu muti ushobora kuguhindura ubuzima bw'urwungano rw'amaraso yawe mu buryo bwagaragaye cyane, bushyigikiwe cyane na siyanse yewe n'ubumenyi gakondo, kandi ni n'uburyo bukora cyane. Itegure rero kumva ukuntu iki kimera cyoroheje gishobora rwose kugufasha guca ukubiri n'imitsi ikuri ku mubiri wawe. Utu dutsi tumeze gutya abantu benshi usanga bagenda bakunze kugira ku mubiri wabo, ugasanga rimwe irabyibushye iragaragara cyane, ubundi ni ubutsi usanga bumeze nabi, bugaragara rwose usanga buteye ubusembwa cyane. Ugume ku murongo, urasanga umuti gakondo ari umuti mwiza cyane kandi ukora cyane. Uyu muti rero ngiye kubwira ushobora kugufasha cyane kandi gutuma wigira icyizere gikwiriye. Uyu muti ushobora, iyi mitsi tuvuga nyine n'utungutu tubyimba usanga twabyimba-byimbye tw'udutsi nyine usanga twabyimba-byimbye ku mubiri, tugaragara ku mubiri wawe uko amaraso yibumbamo yirundamo, bigatuma turushaho kugaragara. Iyi mitsi rero niyo ngiye kuvugaho muri aka kanya. Imitsi rero ishobora guterwa n'ibintu byinshi bitandukanye, harimo nk'imyaka. Uko tugenda dusaza usanga umubiri wacu ugenda utakaza ukomera kwawo, imitsi yawe ugasanga yarabaye ukuntu. Uruhererekane rw'imiryango mu muryango, niba ufite amahirwe menshi cyane yo kuzagira imitsi. Sinzi wenda niba nabyita amahirwe cyangwa se nabyita ibyago byo kuzagira imitsi igihe ababyeyi bawe cyangwa se abakurambere bawe, ababyeyi bawe ni ukuvuga n'abasokuruza bawe bagiraga imitsi. Igihe bagendaga bagira imitsi, nawe ufite amahirwe cyangwa se ibyago byo kuzagira iyo mitsi. Ufite ibyago byinshi cyane byo kuzagira iyo mitsi. Gukura, ibyo byose no gukura nabyo bituma tugira iyo mitsi. Imitsi yawe ishobora kurekura igihe wagize ibiro byinshi, n'ihindagurika rya hormone. Ibyo byose bitera kugira imitsi usanga igaragara ku mubiri wawe. Uko tugenda duhindagurika, uko hormone zigenda zihindagurika, nazo zigenda zituma tugira imitsi igaragara ku mubiri gutya. Ikindi cyatuma iyo mitsi igaragara cyane ni uguhagarara cyangwa se kwicara umwanya munini cyane. Ibyo byose bishobora gutuma kurangira biguteye imitsi, kugira imitsi igaragara gutya, bikarangira cyangwa se bikabongamira gutembera kw'amaraso yawe, bigatuma imitsi igenda igaragara cyane ku mubiri wawe. Ikindi ni ukudakora imyitozo ngororamubiri ihagije. Gukora imyitozo ngororamubiri bifasha amaraso yawe gutembera neza, bito n'imitsi yawe bigatuma amaraso atemberamo neza, imitsi yawe ntigaragara inyuma ngo usange bimeze nabi. Birashoboka no kugeza ubu wenda ushobora kwibaza ukuntu indimu ishobora kugufasha. Indimu ni isoko nziza y'intungamubiri n'ibindi byinshi bishobora kugufasha kurwanya imitsi no guhindura ubuzima bwawe neza muri rusange. Reka noneho turebere hamwe ibintu by'ingenzi biri mu ndimu bituma rwose bigira itandukanye. Calcium
Calcium ni uburyo bwiza bwo kubona vitamine C. Vitamine C ahangaha uvuga cyane ni ikora kuri collagen. Proteine bita collagen ifasha kubungabunga ubuzima bw'umuyoboro y'amaraso yawe. Indimu igufasha kubuza imitsi kugaragara inyuma ku ruhu, kandi ikanagufasha mu ikorwa rya collagen nyine nk'uko nabikubwiraga haruguru. Indimu ibamo flavonoide cyane cyane Hesperidine rero iba mu ndimu igaragaza imbaraga inguni z'imiyoboro y'amaraso yawe, bikagufasha gutembera neza, amaraso yawe agatembera neza mu mubiri wawe. Ibisukura umubiri mu biboneka mu ndimu bifasha itembera ry'amaraso, bigakumira ibyaza guhangara urwungano rw'amaraso yawe gukora nabi. Ihangara ibintu byose bishobora gutuma umubiri wawe ukora neza. Nubwo indimu isharira, ifite umubiri wacu akamaro kanini cyane. Ifasha kugabanya amazi mu mubiri, ifasha kuringaniza igipimo cy'amazi mu mubiri nk'icyo bivuze. Irinda imivuduko n'ububyimbe bw'amaguru. Ubwo tumaze kumenya ko indimu rero ifite akamaro karenza kuko twatekerezaga, dore ko noneho ikoreshwa mu kurwanya imitsi. Ngiye kubasangiza uko nkora icyayi cy'indimu kinywebwa buri munsi kugira ngo gifashe ubuzima bw'imitsi, ariko turanakomeza tugere ku bindi byinshi cyane. Ntarakomeza rero, nyemera nkubwire icyo nubwo indimu ikora ibitangaza, ntabwo ikuraho ibindi byose bifasha umubiri wacu kumererwa neza. Ni ngombwa gukomeza kubifatanya n'ubwo buryo bwose kugira ngo umubiri wawe umererwe neza, ugire ubuziranenge. Gukora imyitozo ngororamubiri, kwirinda kwicara umwanya munini cyangwa se guhagarara umwanya munini, ibyo byose nabyo ugomba kubikurikiza. Dore ibyo ukeneye kugira ngo ukore icyo kinyobwa cyawe cy'ibibabi by'indimu. Ukeneye ibibabi by'indimu 2 by'igiti cy'indimu, nyine nicyo nkubwira, nicyo navugaga. Ukenewe ibibabi by'indimu wasomye aka kanya bikiri bishyashya, ni ibibabi biba bitarumagaye cyangwa se bitarataye ubuziranenge. Ugakenera n'amazi angana na mililitiro 300, ikiyiko kimwe kinini, kino kiyiko nyine kinini turisha cy'ubuki bw'umwimerere. N'ubuki bw'umwimerere butari bwa buki bubonetse bwose buvangiye. Dore noneho uko gitegurwa. Oza neza bya bibabi, canira y'amazi mu isafuriya abire, shyiramo bya bibabi, uhita ugabanya umuriro, ubibira akanya gatoya nk'amasegonda makeya. Zimya umuriro cyangwa se ugabanye, ubikure ku muriro, utereke hariya bishongonekeyemo nk'iminota 5. Suka mu itasi, ureke bihoreho gakeya. Nurangiza ushyiremo bwa buki bwawe, ushyiremo cya kiko kimwe cy'ubuki bwiza bwuje ubuziranenge. Iki cyayi kiba gisa n'umuhondo ukeye uvanzemo n'icyatsi, kiba cyoroshye, ubona ari icyayi cyiza cyane kimeze neza. Ni icyayi cy'ibibabi by'indimu n'ubuki. Ni uruvange ruryoha cyane kandi rutera ingabo mu bitugu, urwungano rw'amaraso yawe. Ushobora guhita wenda wibaza, ugatekereza wenda utese ko nabona indimu, kugira igiti cy'indimu kugira ngo njye nsoroma ibibabi bidashaje. Ushobora no kwikoreshereza indimu nyirizina. Noneho niba ugiye gukoresha ubwo buryo bwo gukoresha indimu nyirizina, dore ibyo uza gukenera. Ukenera umutobe w'indimu, igice cy'indimu gishyashya, birumvikana, itasi y'amazi ashyushye, ikiyiko kimwe cy'ubuki. Ubundi ubivange, ubikore kwa kuri nyine nahoze nkubwira. Ni amazi ashyushye, urayishyiramo igice cy'indimu, ukandiramo umutobe w'indimu n'ikiyiko kimwe cy'ubuki. Ubundi noneho uvange, numara kwivanga bibaye ubuvange rwiza, ubundi ubinywe. Ubu buryo bukubiyemo bw'akamaro kose twavuze haruguru, kandi buroroshye cyane, nabwo buroroshye cyane kubwikorera iwawe. Kugira ngo bikugire akamaro cyane, ni byiza kunywa iki kinyobwa mu gitondo utaranywa ikindi kintu icyo ari cyo cyose, na nijoro mbere yo kuryama. Byongeye rero kuba byoroshye, uruvange rw'indimu n'ubuki rufasha amaraso yawe gutembera neza mu mubiri.
ushobora noneho kuba wibajije ikindi kibazo uti ese ushobora kwibaza wenda igihe uzabonera ingaruka nziza cyangwa se kuba no kwiki kinyobwa cyagufashije kuko imibiri y'abantu itandukanye nkuko nahoze mbikubwira haruguru nigeze kubikubwira ko imibiri y'abantu itandukanye n'imitsi yabo iratandukanye igaragara ku buryo butandukanye ariko muri rusange iyo unywa buri munsi iki kinyobwa nkuko twabikubwiye nkuko twabivuze haruguru ukabinywa rwose nkuko nabikubwiye ubona ingaruka nziza impinduka nziza mu gihe cy'ibyumweru 2 cyangwa se 3 gusa abantu bamwe babona ingaruka nziza babona impinduka ku buryo bwihuse hari noneho n'ubundi buryo bwifashishwa mu kurwanya imitsi ya mitsi nyine iriya mitsi nabuze nkwereka igaragara ku mubiri ubwo buryo ni ubu ngubu shyira indimu mu kirahure cy'amazi ashyushye uyinywe ukinywe mbere ukibyuka rwose utarakira ikindi kintu mu kanwa bizagufasha ku buryo bworoshye mu isukurwa rw'imibiri yawe ushobora noneho no kurwanya imitsi igaragara ku mubiri ku ruhu rwawe yewe n'imitsi kurya ukase indimu mo kabiri ukatsirima kuri ya mitsi yawe mu gihe kingana n'iminota mikeya gusa ariko ukirinda kujya ku zuba kuko indimu ishobora gukaza imirasire y'izuba bigatuma imererwa nabi ku ruhu rwawe ushobora no gukoresha urezi esansiyeli z'uruhu z'indimu uyavanzemo wenda n'ayandi mavuta nk'amavuta ya koko bifasha kugabanya ya mitsi igaragara ku mubiri wawe bigatuma umubiri wawe umererwa neza ibindi ni ugukora siporo zoroheje kunyonga igare kugenda n'amaguru bifasha kugerageza kuzamura amaguru igihe urumve kuruhuka wenda uyamazeho nk'iminota 15 birinda kubyimba amaguru bigatuma amaguru yawe atamererwa nabi atembera n'amaraso neza bitagoranye nywa amazi kuko amazi atuma amaraso gutembera neza kurya indyo yuzuye harimo nk'imbuto n'imboga cyane cyane ukarya ibiryo birimo fibre vitamine byose mbese indyo yuzuye hanyuma hari n'ikindi kibazo abantu bakunze kumbaza ngo indimu ishobora kugukiza imitsi y'ubwoko bwose ugomba gusobanukirwa ko igisubizo ari oya kuko nk'uko imitsi yoroheje cyangwa se imeze nabi udutsi tworoheje cyane tumeze nabi ukuntu indimu ishobora kuba uburyo bwiza bwo kwibuza kwiyongera cyangwa se kubyimba bigaragara nabi cyane iyo ubonye bikabije ujya kwa muganga kuko hari imitsi ukora ubutabazi bwawe wikorera ubutabazi bwawe n'ubwirinzi bwawe bikanga ugasanga rwose byanze bisaba rwose kwihutira kujya kwa muganga cyane cyane nk'imitsi kurya ibyimba cyane cyangwa se ikumerera nabi cyane cyangwa se n'igihe ubona yahinduye ibara izengurutse imitsi yindi isanzwe ikindi kibazo ni ese indimu nta ngaruka zigira ku muntu uyikoresha urwanya imitsi gukoresha indimu nk'uko nabikweretse haruguru ni uburyo bwizewe butagize icyo butwaye ariko kuyikoresha byiza cyane nk'uko nigeze kubikubwira bishobora kukuryaryata ku mubiri ahantu wagiye uyishyira ku bantu benshi bamwe batandukanye abantu bamwe imibiri yacu igenda itandukanye imeze nabi ku buryo butandukanye njye nshobora kuyitsirimaho cyangwa se nkayikoresha ku mubiri wanjye ku ruhu rwanjye ntigire icyo intwara kubera wenda uruhu rwanjye uko rumeze ariko wayikoresha wowe ikakuryaryata niba rero ukoresha ukayitera ikibazo wihutire kujya kwa muganga cyangwa se niba uri ku yindi miti runaka uri gukoresha wivura indwara runaka wibuke kubaza muganga niba ushobora kuyikoresha igakoresha n'iyo miti ntigire icyo bigutwara indimu ntuyikoreshe none wivura imitsi ngo buke ntuyikoresha none wivura imitsi gusa ngo ubuke ubone impinduka niyo mpamvu ugirwa inama yo gutegereza nakubwiye ko kubera itandukaniro ry'imibiri yacu n'imibiri y'abantu usanga bitagukoraho vuba nk'uko ubundi bimeze ushobora kugukiza nyuma y'ibyumweru 2 undi ukamukiza nyuma y'ibyumweru 3 yewe ngiye kanyiza nyuma y'icyumweru kimwe n'izindi terapi nyinshi
ni ugutegereza, urategereza ukabona impinduka, ukagenda ubona impinduka nziza. Ni ugutegereza ukareba uko impinduka igenda iza uko impinduka zigenda ziza. Mbere yo gusoza iyi video reka nshimangira ikintu kimwe: niba utararwara imitsi, gukoresha indimu mu mazi bisukura umubiri wawe neza kandi bikagufasha neza cyane, bituma rero utazayirwara, utazarwara iyo mitsi, bikakubera urukingo rwose ku buryo bugaragara. Biroroshye cyane kwirinda kurusha kwivuza, nk'uko tujya tubivuga, ni ijambo rizwi n'imvugo izwi mu Kinyarwanda, cyangwa se kwivuza igihe imitsi yagaragaye. Muri make rero indimu ni umuti karemano w'imitsi, ni umuti w'igitangaza uvura imitsi. Gusa hari n'ibindi bigenda uvura nk'uko nahoze mbibabwira muri video zanjye. Gusa ahangaha twavugaga imitsi, utu dutsi tugenda twipfundika ku mubiri wawe, tugenda tumera nabi ku mubiri wawe, nitwo twavugagaho, nitwo twavugaga ukuntu wakwivurisha iyi ndimu. Ndagushimira rero ko wabanye nanjye muri iyi video, ndizera ko wayikunze, kandi niba wayikunze yohereza abantu benshi cyane. Uduhe like niba uyikunze, wibuke kutwandikira muri comment ibyo ushaka ko tuzakuganirizaho mu gihe gitaha. Ndizera rero ko ukunze iyi video, kandi ndizera ko uzajya uyigeza ku bantu benshi cyane. Wibuke gukora subscribe n'utarayikora nk'uko nabikubwiraga haruguru. Hasigaye ni muri iyi video, kurikira inzozi zawe, inzira ni iyi. Njye na Mupenzi nk'ibisanzwe, coach mu mibanire, ubuzima, iterambere ndetse n'imibereho myiza.